dukoraniye ahangaha kuri buri munsi ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana nimuhumure, ingoma ya Kristu ituri hafi. Dore amasomo adukegereza Kristu kuri wa gatanu w'icyumweru cya 34 tariki 26 Ugushyingo 2021. Isomo rya mbere mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, umutwe wa 7 umurongo wa 2 kugeza kwa 14. Muri iyo minsi Daniel afata ijambo kugira ngo atekerereze abamwumvaga ibonekerwa rye agira ati: Ngewe Daniel nijoro nariho nitegereza ibyo nabonaga, nuko mbona imiyaga ine yo mu kirere yahungabanyaga inyanja nini, ibikoko bine nyamunini kandi bidahuje amoko bisohoka mu nyanja. Icya mbere cyasaga nk'intare kikagira n'amababa nk'aya kagoma. Uko nakitegereje mbona kivanyweho amababa yacyo, gihagurutswa ku butaka maze gihagarara ku maguru yacyo nk'umuntu, kandi gihabwa n'umutima nk'uw'umuntu. Ubwo mbona igikoko cya kabiri giteye ukwacyo cyasaga nk'ikirura, cyari gihagaraye ku ruhande rumwe kandi kijinyitse imbavu eshatu mu menyo yacyo. Nuko kirabwirwa ngo haguruka uconshomere inyama zitagira ingano. Hanyuma ngo ndebe mbona ikindi gikoko cyasaga n'ingwe, cyari gifite ku mugongo amababa ane y'igisiga, kikagira n'imitwe ine, maze gihabwa ubutegetsi. Nijoro nabwo nariho nitegereza ibyo nabonaga, mbona igikoko cya kane giteye ubwoba, kikagira n'imbaraga zihebuje, cyari gifite n'amenyo manini y'ibyuma, kigaconshomera kikajajanga, maze ibisigaye kikabiribata n'ibinono byacyo. Cyari gitandukanye byose na bya bikoko bya mbere, kikagira n'amahembe 10. Uko nakitegereje ayo mahembe yacyo, mbona hagati yayo hameze irindi hembe ritoya, amahembe 3 muri amwe ya mbere ahita avanwaho. Nuko kuri iryo hembe mpabona amaso nk'ay'umuntu n'umuntu wavugaga ibintu bikomeye. Uko nakitegereje mbona intebe z'ubucamanza ziratewe, maze umukambwe aricara. Umwambaro we wereranaga nk'urubura, imisatsi ye yera nk'ubwoya bw'intama. Intebe y'ubwami yari indimi z'umuriro, inziga zayo ari nk'umuriro ugurumana. Uruzi rw'umuriro rwaravubukaga maze rugatemba imbere ye. Urujya n'uruza rw'amagana n'amagana bariho mukorera, ibihumbi n'ibihumbi bihagaze imbere ye. Ubwo urubanza rurashingwa maze ibitabo birabumburwa. Nakomeje kwitegereza kubera urusaku rw'ibintu bikomeye by'ahembe ryavugaga. Nuko mbona cya gikoko kirishwe, kiratsiratsizwa maze kijugunywa mu nkongi y'umuriro. Ibindi bikoko nabyo binyagwa ubutegetsi, ariko byongererwa iminsi yo kubaho kuzageza igihe cyagenwe. Nijoro kandi nariho nitegereza ibyo nabonaga, mbona uje mu bicu byo mu kirere umeze nk'umwana w'umuntu. Ubwo yigira hafi y'aho mukambwe maze ajyanwa imbere ye. Nuko yegurirwa ingoma, icyubahiro n'ubwami. Imiryango yose, amahanga yose n'indimi zose biramuyoboka. Ubwami bwe n'ubwami buhoraho iteka ntibuzashira, n'ingoma ye n'ingoma itagira ikitsimbura. Iryo ni ijambo ry'Imana. Indirimbo idufasha kuzirikanira isomo niyo mu gitabo cya Daniel umutwe wa 3 umurongo wa 75 kugeza ku 81. Ni mu muririmbe kandi mu murati iteka ryose. Misozi n'imirenge nimusingize Nyagasani. Ibimera byose byo ku isi nimusingize Nyagasani. Masoko nimusingize Nyagasani. Nyanja n'inzuzi nimusingize Nyagasani. Mafi manini binyagambura mu mazi byose nimusingize Nyagasani. Nyoni zo mu kirere mwese nimusingize Nyagasani. Ibikoko n'udusimba twose nimusingize Nyagasani. Ni mu muririmbe kandi mu murati iteka ryose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa 21 umurongo 29 kugeza ku 33. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa be igihindukira rye. Nuko abacira umugani ati: nimwitegereze umutini n'ibindi biti, iyo birabije mumenya ko igihe cy'imbuto cyegereje. Namwe rero nimubona ibyo bibaye, muzamenye ko ingoma y'Imana yegereje. Ndababwira ukuri, iki gisekuru ntikizashira ibyo byose bitabaye. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira. Uwo ni Yezu Kristo bivuze. Bakristo bavandimwe, Kristo umwami naganze mu mitima yacu, tumubone kandi tumwereke abandi buri munsi. Muri izi mperuka z'umwaka wa liturujia
turi kuzirikana cyane kuri bwa bwami bwa Kristo butagira iherezo. Nyagasani akaba ari gutwibutsa cyane cyane iby'iherezo ry'ibihe. Nous sommes des créatures situées dans le temps et dans l'espace. Turi ibiremwa tugengwa n'igihe n'ahantu. Nuko rero dufite intangiriro n'iherezo, commencement et fin. Bakristo bavandimwe, dufashwe n'amasomo y'uyu munsi, tujye kuzirikana ku ngingo igira iti ivugurure maze wari imbuto nziza. Nanjye ngomba kwivugura buri munsi kugira ngo ninjire mu ngoma Kristo ziri herezo. Mu isomo rya mbere Daniel mu ibonekerwa rye aratubwira ukuntu ingoma zose kuri igisi zagiye zirangira. Hari y'Ababiloni, y'Abamedi, y'Abaperesi, y'Abagereki. Kandi izo ngoma zari ibihanganye mu kwifatira ibindi bihugu, kubikoloniza, bagakandamiza uko bashoboye ibindi bihugu. None izo ngoma zagize iherezo. Nta gitagira iherezo babyeyi. Haje rero ingoma y'umwana w'umuntu, ingoma ya Kristo yayindi itagira iherezo. Ni koko abantu n'ibintu bizashira, ariko amagambo yanjye ntateze gushira. Uwo niyo ubivuga mu ivanjiri, akaba ari gutwibutsa gutegura neza ihindukira rye. Kumvisa duhaye ikijyano cy'igiti cy'umutini. Iyo icyo giti kirabije, tumenya ko igihe cy'imbuto cyegereje. Amen. Bavandimwe, mu bihe bine bigize umwaka, 4 saisons, umuhindo, itumba, iki, urugaryi, bavuga ko igiti cy'umutini mu gihe cy'itumba, mu mvura ikabije ndetse n'ubukonje bwinshi, iki giti kivaho amababi agahunguka akagwa hasi. Birumvikana iyo haje akazuba muki, iki giti kiriyuburura, noneho kigatangira kurabya. Ubwo abahinzi kubw'uko kurabya bakizera ko imbuto ziri hafi. Ye ya ngoma y'Imana nyine iri hafi. Yezu yagiye atanga ingero nyinshi zirimo kwivugurura. Harimo iyi mbuto y'ingano itaguye mu gitaka ngo ihugute, ndishobora gutanga imbuto, ikomeza kuba yonyine. Iki gihe cy'ubukonje twumvise mu ivanjiri ni igihe cyo guhuguta kubera itumba. Ni nka cyagiye twajyanye n'igihe umukristo aba ari hano ku isi, ari kwisuganya, ari kwivugurura, ari kwitegura no kwiyegeranya, kuko nyine ntiwakwinjira mu ngoma ya Kristo utarapfa, gupfa ku cyaha. Ntiwajya mu ijuru utababaye. Ntawe ujya mu ijuru agenda n'amaguru, bisaba kuvunika. Ntawe ujya mu ijuru atari mushya. Biratwibutsa ko ntawe ubona Imana atarisubiraho, atarivugurura, atari mushya. Ngubwo ubutungane. Kwegera Imana bidusaba ubutungane. Kandi buri munsi, hirya kure cyane muri Afurika hari umugabo witaga Biracika. Hari kera cyane murabyumva, ubanza atakiriho. Ngo Biracika yakundaga cyane inzoga, agacupa. Inzoga zaramugize imbata, ku buryo ngo yari yarahakanye mu ndahiro ye ko nta mazi azigera amukandagira mu kanwa, ngo ndetse no gusukura mu kanwa mu gitondo, kuborosa amenyo, ngo yaba yarakoreshaga inzoga. Uwo murumva ko urubeteze rwahitaga rutarukira wari umwegereye aho hafi. Ngo umunsi umwe rero Biracika aza kurwara indwara ikomeye. Wageze kwa muganga, muganga amwandikira imiti avec des prescriptions médicales, amabwiriza nyine yose agomba gukurikiza kugira ngo abashe gukira iyo ndwara. Nuko muganga aramubwira ati iyi miti nguhaye rero iragukiza nuyifata neza, isaba kuyinywesha amazi, isaba kuyinywesha amazi gusa, ukanywa amazi menshi, ikazirana n'icyitwa inzoga cyose. Ngo ifurije rero amahirwe urakire. Nuko Biracika wacu ageze mu rugo akora umwitozo, yibaza ukuntu ikinini yakimiriraho nta nzoga akinywesheje. Ngo cyamanuka gute nta kagwa kimanuza. Nuko arihengeka mu nguni aravuga ati ntabivumbuye, uriya muganga wansuzumye ni umuporo, bazirana n'inzoga. Ubu se yabwirwa n'iki ko nanyoye inzoga kandi ataramfasha? Biracika birangira akomeje kwifatira kuri ka gatama, anako asunika ya miti, ashyiramo udukoni twose. Hashize iminsi ya miti iza kurangira, ariko ko yagendaga irangira buhoro buhoro, ni nako wacu Biracika arushagaho kugenda aremba. Nuko asubiye kwa muganga, kubera ko indwara itakize nyine, muganga aramubwira ati Biracika rero ni wowe uyishe, wanze gukurikiza inama za muganga, wiyishe ntaririrwa. Biracika mbega howe, ngo harya wasuzumwe n'umudogiteri w'umuporo, ngo utanywa inzoga, ngo udakunda inzoga, ngaho hari inyungu nyine afite mu burwayi bwawe. Niko Biracika we, indwara se igira idini, igira ubwoko, igira akarere? Ese mubyeyi, nturabona umuntu wize akaminuza ariko inzoga zikaba zaramwishe, yirirwa asoma 5 akaza kurara yandika 8? Ngaya amajoro ngibi bya bicuku utaha mu gicuku. Kubera iki? Inzoga zaramukoronije. Nka za ngoma twumvise mu isomo rya mbere zari zarigize akaraha kajya he, ukazajya kureba ugasanga umuntu yarabaye Biracika neza neza. Bakristo bavandimwe, no kwitonda. Umukristo kuri iyi si ameze nka kiriya giti cy'umutini Yezu yatubwiye, gishiraho amababi mu bukonje no mu mvura, ariko kigatanga umusaruro ku gihe cy'izuba mu gihe kiri imbere. Ngiye yambuto umugisha nyine era ku giti cy'umuruho, yambuta ibanza kubora igahuguta,
ariko azatanga umusaruro. Bishushanya kuvunika ukigombye ikintu cyagushimishaga kugira ngo ukire neza, ukire uburwayi wari urwaye. Nivugiraga uburwayi bw'icyaha ko hari ibintu ushobora kwigomwa kugira ngo ukire ugere ku butungane. Hari rero bamwe bahitamo kwigumira mu bukonje bakarindagirira iyo, bagashirira iyo nkaba biracika, bagahora bigamba icupa. Niba abagabo bamara igihe kirekire mu ikabare, nyamara ushobora kwikura mu icupa nayo ikaza gukura mu bagabo. Kandi byaba niba abandi bahoka kwikabara igihe kirekire baracupiye hamwe n'icupa, ariko bakaba batafata n'iminota 5 imbere y'isakramento bari gushengerera, bari kuganira na Yesu, bari gusenga. C'est grave, birababaje kwirirwa winezeza ukaza kurara winezeza, ariko nta kanya ugeze ubonera Imana ku munsi. Uritonde kuko babiracika bazagera iwawe bari gukomanga iwawe ngo binjire, kandi bazagusura bagusuhuze. Akaba umusaza mu bisakozo bigeze babaza bati sakwe, undi ati soma, ngo nyiramakangaza ngo mutahe. Undi aho gusubiza ngo murabyumva imbeho ku rugi, arasubiza ati yewe nanjye uzamundahirize, none si umuntu yagusuhuje wowe ntumusuhuza. Nyiramakangaza ngo mutahe ababyeyi. Nguko uko ubusinzi n'izindi ngeso mbi ziba ziri gukomanga ku rugi rwacu, nawe ukasama wazikingurira, wazitashya, nazo zikazagutashya nyine. Nguko uko abantu bamwe bagenda bahunguka buhoro buhoro, ari nako bamungwa kubera kwanga gukurikiza inama za muganga. Muganga mukuru ni Yezu Kristo, umwami w'abami ufite ingoma ziri herezo. Yezu muganga mukuru akadusaba kwivugurura buri munsi ngiki giti cy'umutini kugira ngo twere imbuto buri munsi, tukajugunya amababi mabisi hasi, tukajugunya uburozi, byabindi bitoroga byose, umwanda n'ibindi byose byaturemerera, tukajya imbere mu Mana, imigenzo y'ubusabanira Mana tukayadukira. Yezu rero akadusaba kwigomwa ikibi, kwigomwa icyaha, ingeso mbi, tukivugurura, tukava mu ngeso mbi zidutsikamira zikatubuza Imana, tukaba bashya kugira ngo tumuyoboke tutamubangikanya n'iby'isi. Kristo umwami naganze buri munsi iwacu. Uko kiriya giti cy'umutini kihanganira iyo mbeho yo mu imvura n'ubukonje bikabije, kitegura gutanga imbuto nziza kandi nyinshi, ni nako umukristo kuri iyi si yakombye kwihanganira amakuba, ibigeragezo, ibitotezo, ibyago ahura nabyo, guheka umusaraba ariko hamwe na Yezu. Bityo ukamenya ko hari ibyo idini rikubuza, hari ibyo umuntu ushaka kwegera Imana mu busabanira Imana, hari ibindi bimubuza. Nk'uko nyine muganga agira ibyo ategeka umurwayi kugira ngo umuti ukore neza umukize, kandi burya umuti ukora neza uraryana, uragorana, rimwe na rimwe urasharira, urarura. Wishaka rero kuvanga umuti n'inzoga kandi bibujijwe. Ngibe bya bintu dukora rwihishwa kandi tutabyemerewe nyine tubibujijwe. Nguko tugomba kwirinda kuba akazuyazi, ahubwo tukaba dinamike, tugakora cyane hato bitaza kuducikiraho nk'ababiracika nyine, tugakomeza kurwara, kuremba. Muvandimwe mwana w'Imana, akabuza umugabo ibara ntikaba kanini burya. Reba kandi nanjye nirebe mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ibintu byose bishobora kuba byarandohoye, bityo byabindi mujijwe nkabyohokaho ngo ntawe uzabimenya, nyamara Imana yo yakubonye. Ikimenyetso cy'uko byamenyekanye nuko nyine utazakira, uzahora urembye. Nivugiraga guhora wivuruguta mu byaha nyine. Rero umukristo umuvandimwe ntukivutse ijuru. Uko ibyo bihe twavuze haruguru bigenda bisimburana mu mwaka, ni nako umukristo atagakomeje kuguma mu bukonje gusa, mu bugomeramana, mu bucakara bw'icyaha, ubucakara bwa sekibi, kuba imbata ya sekibi bitabuze, ahubwo akivugura mu kindi gihe gikurikiyeho, deuxième chance, andi mahirwe Imana iduha kugira ngo twisubireho nyuma yo kumva ijambo rye. Mukristo umuvandimwe, ngiye gusoreza ku mwitozo uza gukora. Niba mu minsi 365 ugize umwaka bibaye bihura n'amakosa cyangwa n'umubare w'ibyaha ufite, kandi nyuma yo kwakira ijambo ry'Imana buri munsi, Imana yarakugeneye kado yo kwisubiraho buri munsi, niba koko akagombye kureka ingeso imwe buri munsi nyuma yo kumva ijambo ry'Imana rya buri munsi, ese niba Imana isigaje iminsi 2 ngo ize kugusarura nka kiriya giti cy'umutini, aho izagusanga uri mu bukonje, cyangwa uzasanga uri kurabya indabyo, cyangwa izasanga uri kurabya, ubicunge neza niba atari kurabya ibyaha, kwera ibyaha, cyangwa no kwera ubutungane, imbuto nziza. Aho Imana izasanga ibyaha byarashize. Bamwe bati nayibwira ko ari bwo ngitangira, bikikaba ndetse gato. Uwo ni nka wa wundi ati nyiramakangaza ngo mutahe, agasubiza ati nanjye mumuntahirize. Abandi bati ni ugusubiza iminsi nyuma naho undi twagwamo, bityo nakora vuba bwangu nyine ngahita mpanagura amakosa yanjye yose ku buryo bwihuse. Bakristo bavandimwe, nguko uko umukristo atagira atamura mu buzima bwe,
buri munsi ni ukwisubiraho. Nyuma ko wumvise ijambo ry'Imana ukagira akantu gato byibuze ureka kabi ukadukira imigenzo myiza, nguko kwivugurura buri munsi kuko utazi umunsi n'isaha bizabera. No kwivugurura buri gihe kuko burya ibihe birihuta. Ejo nzagenda nawe uzakurikiraho. Bityo ijambo ry'Imana numvise buri munsi mbyumve nkaho ari ngeri ibwirwa riburira, bityo nirinde gusiga no gusiganya abandi no kubihirikira ku bandi ngo niho bari kubwirwa, ahubwo wowe nanjye ni twebwe Imana iri kubwira uyu munsi. Dukeneye kwivugurura buri munsi. Mwese mbifurije amahoro. Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Yesu ni mahirwe yanjye.